Reka tuvuge nanone rero ku kintu cyitwa KYC. KYC ni K na Y na C, ikaba ari impine y'amagambo. Bishatse ngo ni know your customer. Know your customer. Iyi ni banki y'ikoranabuhanga. Gukora iki ni nka kwa kundi muri banki bafata ifoto yawe n'imyirondoro yawe ndetse n'indangamuntu yawe, kuko ibintu bizadiringa n'amafaranga bagomba kuba bagufite, ejo utazakora amahano. None akora amahano bazamenya aho bakubariza. Niyo mpamvu utagira aderesi ntabwo isisiteme izamwakira. N'iyi KYC turi gukora no kugira ngo abakoze fraude bagakora amakonte menshi, ukore KYC sisiteme yakira imwe, kuko ntawe wavana indangamuntu ebyiri cyangwa eshatu ziri mu mazina yawe. Ubwo izindi konti wakoze wibwira ko uri kwirundaho ubutunzi ari amayeri ushaka kwiba sisiteme izahita ikujugunya hariya rwose. Nuzana indangamuntu yawe ya kabiri, kandi nuzana indangamuntu yawe ya kabiri nta naho uzavana, ntabwo sisiteme yakwakira kabiri. Nta kuntu wakora ngo uhindure isura nta kuntu watekinika, nta tekinika ryo muri sisiteme. Abagiye batekinika rero gukora KYC no kugira ngo sisiteme igende ibera imena, aya mafaranga azaribwe n'abayizeye, n'abayaruhiye, n'abayakoreye. Ikindi, hari abagiye bakora hamwe n'iterambere rigezweho, akavuga ati kugira ngo niguzeho byinshi agakoresha robo ikamumayiningira. Iyo robo ntizabona indangamuntu, iyo robo ntaho izakura isura y'umuntu. Ariyo mpamvu iyo uri muri KYC bakubwira kureba hasi no kureba hehe, no guseka no kumwenyura. Ibyo rero biragoye ko robo yabikora. KYC rero ariko reka nakavuga ko ngakanako burya iyo uri gukora KYC, reka tuvuge muri liveness. Hari umuntu ugira muri liveness ukabona arahagaze aratuje arikarumye ntahumeka, agafunga umwuka ntahumeke. Oya, iyo uri muri liveness ahubwo ikiza nuko face yawe, visage yawe yajya imuvinga. Wabumba umunwa, wabumbura, wahumbya, wasa muri make face ikamuvinga, ukerekana ko uri umuntu uhumeka, ugahumeka. Ushobora no gukora KYC uri kuvugana n'umuntu, gusa uri ugakora icyo bakubwiye. Ushobora no gukora KYC uri kunywa itabi kuba arimo cyane rwose, akotsi gatumuka. Ukikora KYC ugapfa kutava muri kamera iri kugufata cyane rwose, ukarara muri kunywa agatabi cyangwa se ukareba ibiryo uri kunywa agatabi. Nuko rwose pe ntabwo ari byiza kwifata nk'ifoto nka stati. Oya, ni byiza kugaragaza mu maso yawe hari kumuvinga. Yego, nibyo byiza cyane. Iyi KYC rero reka mvuge ngo ni ikintu cyo kwitonderwa. Ni ikintu cyo kwitonderwa, ariko nubwo ari cyo kwitonderwa, kugeza umunsi abantu benshi ntabwo bakitondeye. Narabivuze, reka nongere mbisubiremo. Niba baguhaye KYC ukaba nta experience yo kuyikora ufite, wipfa kwiyamiza. Niba nta muntu ubimenyereye muri kumwe, mushake. Niba naba ngombwa biguhende, byaguhenda. Niba naba ngombwa biguhende, ariko uvuga ngo KYC yanjye
nyikoze mu buryo bwiza, yenda mfashijwe n'umuntu ubizi ubimenyereye rwose. Murabona abantu bari gukora KYC muri iyi minsi akazikora neza, ntabwo ziri gutinda. Iyo utomboye bakayohereza umuvalideta uri online rwose, iminota ingahe baba bamaze kuyapuruva, sisiteme barayivuguruye cyane. Ni ukuvuga ngo rero KYC nyinshi zifite ibibazo, KYC zipendinze, KYC bari kugenda barojeta bagarura, KYC zifite ibibazo. Abantu 90% y'izo KYC ni abantu bagiye bazikorera, kandi akazi akajya kuyikorera ari kwiyamiza, ari kwiyavantira, atazi ibyo akora. Hari igihe ujya muri KYC y'umuntu yenda ipendinze cyangwa se baguhere submission, wareba submission no kugusubirishamo, wareba ibintu umuntu yari yagiye yuzuzamo ugakorwa n'isoni, ukumva isoni zirakwishe. Ikindi, abantu muri kwinjiza abantu muri sisiteme, kabyara we, mwitonde. Winjiza umuntu muri sisiteme byibuze ufite indangamuntu yiwe, Muri iyi minsi bari gushyira ibintu byose ku murongo, mwabonye ko hari KYC bari kurojeta, bari kwanga, kandi nyinshi bari kwanga. Ni umuntu winjiye muri P network akinjira nk'uri kwinjira kuri Facebook, muri make akandikamo amazina yishakiye amujemo, akiyita uwo ashaka. Binashobotse, binashoboka rwose, umuntu uzi ko yinjiye gutyo nashaka sibe konti atangire bushya. Bari kuzirojeta pe, bazirojese. Impinduka sisiteme yemeraga kuva na kera kose, ni igihe waba ni nka ereri dotape, ni igihe waba witwa Marite, aho kwandika Marite ukandika Marita. Iyo ereri barayemera bakayihanganira. Ariko kuba witwa Marite ukandika Bosco, abo ni abantu bari batandukanye. Niba nitwa Ntirenganya Marite, ngiye noneho ugasanga yenda nanditse Ntirenganya Marita, ibyo muba ko ari ereri bishoboka. Ariko kugenda nitwa Ntirenganya Marite ku ndangamuntu, ugasanga noneho muri sisiteme nise Ntirenganya Claude, ayo bari kubirojeta. Ni ukuvuga ngo rero bantu muri kwinjiza abantu, bishobotse wamubaza irangamuntu n'abantu batazi amazina ari ku irangamuntu yabo. Hari igihe umuntu afite amazina atatu muri karitsiye, muzi rimwe cyangwa se muzi abiri, iyo utayashyizeho yose uko ari ku ndangamuntu birabacanga. Cyakora hari nabo bari kujya basaba abantu kugira icyo babivugaho, bagasobanura niba uwari umuntu umwe n'ibiki. Hari igihe bazagoragoza, simbizi, ariko rwose bantu muri kwinjiza abantu bushyashya, icyo kintu mucyitondere. Noneho KYC rero nicyo nshaka kugarukaho. Amazi ntabwo ari yayandi, murabona ko twahawe noneho deadline. Ubwo rero murasabwa kugira gute nubona KYC rwose. KYC nyinshi cyane ziri gupfa, ziri kwicwa na ba nyirazo. Sisiteme barayitunganije, bayigize neza cyane. Ubwo rero kugira ngo ukore KYC igende neza, bigusaba telefone nziza, telefone ijyanye n'igihe. Abantu bafite amatelefone y'amajyamani rwose ajya agerageza kujya gukora KYC, ukimura konti ukayishyira mu yindi telefone, biremewe rwose. Ushobora gutira umuntu ufite telefone ifite imbaraga, ifotora neza, ibintu byose bimeze neza, ubundi ukimuramo konti yawe, ukari buze kuyisubiza muri telefone yawe umaze gukora KYC.
ariko ntujye kwirirwa udumba gusa rwose wapi. Ikindi kugira ngo KYC igende neza ugomba kuba ufite internet kandi nyayo ihagije. Abantu benshi bari mu byaro hirya no hino hari ikibazo cya internet idahagije, bikunze kubagora ugasanga KYC zabo zifite ibibazo. Kandi ibyo wakosheje niwaguhaye umwanya wo kuvuga ngo ubisubiremo, gerageza noneho nawe ukora iyo bwabaga, witegure neza kugira ngo udakomeza gufeiringa ejo ya deadline baguhaye ukazabona iragufasha. Kandi ube serious ibyo uri gukora KYC, icyo bagusabye ugikore, kandi umenye n'ibisabwa kuzuza byangombwa. Umenya ko uri mugomba gukoresha kandi umenye n'ibyo ugomba kuzuza. Hari abantu bakora ibi amahano rwose, amahano. Ubwo rero mugerageze icyo byagusaba cyose kugira ngo KYC yawe ugende neza, ugikore. Numvaga icyo kintu nagitindaho. Ikindi nyine KYC murabona ko muri iyi minsi bari kuzitanga ku bwinshi, ndetse na migration ziri gukorwa ku bwinshi, kandi byaba byiza umuntu umayininga agiye asura konti ye umunsi ku wundi. Nk'uko iyo ufite ahantu wahinze, imyaka ku bahinzi ugerageza kunyura ku murima urebe ko nta byonnyi, nta muvu wanyuze mu murima, ntaki, cyangwa urebe ko nta gihumye cyamezemo nacyo gikure. Niko umuntu yakagombye kujya asura iyi system. Ikindi kuri KYC, hari igihe abantu bategereza ngo KYC azabona notification imwemera gukora KYC, imwe ivuga itangizwa n'ijambo congratulation. Hari abantu benshi cyane babona KYC zikaza muri system ntibazibone aho ngaho. Wakagombye niba utarabona KYC kujya ucekinga niba yabonetse. Umuntu abicekinga gute? Anyura mu zihe nzira? Niba uri hano muri dashboard tumayiningira, ugenda ukirike kuri kwa turongo turi hejuru mu nguni ibumoso, ugenda ukirike kuri P browser, ugende hasi ukirike handitse ngo sign in to P browser, hazaza twa tuntu tw'utubox dutandukanye, ugenda ukirike handitse akabox kanditseho KYC, noneho gafunguke. Birarodinga. Iyo wayibonye usanga harimo ikiganza gisuhuzanya bakubwira welcome. Utayibonye harimo ijambo sorry, harimo andi magambo kwihanganisha ngo nturagerwaho, ubutegereza nugerwaho tuzakubwira. Umuntu yagombye kujya asura iyo system kenshi gashoboka, kandi gusura ntago bikorwa n'uwakoze n'utarakora KYC wenyine. Nawe wakoze KYC bikaba wakagombye kujya usura ukamenya ibintu bigeze. Hari uwayikoze ibintu byose bikagenda neza, ariko checking bigikomeje. Yaho hari abashizwe muri tentative, hari ibigize ibintu nk'ibi byose. Iyo bihari rero umenye ko konti yawe ihagaze, ukamenya n'icyo gukora. Waba utari ibyo ushidikanya ukabaza. Ubu tumaze kugira abantu benshi cyane babe expert bamenyereye iby'uyu mushinga, ko utakenera amakuru ngo ubure uyabaza. Ubwo rero mujye musura konti yanyu, icyo utazi unakibaza abantu bakuyobore, ariko ntimukomeze kugenda buhumyi rwose. Tugire icyo tuvuga kuri iyi message, kuko abantu benshi bari guca mu gikari bamaze uko byifashe. Hari abari kumayininga bagahita babona iyi message. Nta kidasanzwe, bari kwibutsa abantu ko deadline cyangwa se grace period yatangiye ku itariki ya mbere,
kandi ikazamura amezi 6, ubwo ni ukugeza kuri 31 z'ukwa 12. Abantu bahawe KYC bafite amezi 3 yo kuyikora kuva mu kwa 7 kugeza mu kwa 9. Noneho migration yo ni amezi 6, ubwo ni ukurangizanya n'umwaka. Bakongera kwibutsa abantu ngo umuntu wahawe deadline akaba atarakora ibyo asabwa gukora muri kino gihe twahawe, amenye neza ko konte ye iri mu manegeka, iri muri risike. Iminsi ni gushiriraho, birashoboka rwose ko sisiteme yahita ikwifungiraho agafilime kakaba karizinze. Ubwo rero bamwe ntibazi uko amakonti ahagaze, hari n'abatagiheruka kumayininga, hari n'abivumbuye babivamo, hari abantu bazaza gukomanga inkugi yamaze gukingwa, ndabarahiye. Ubwo rero mwihwiture, muhwiture n'abanyu. Niba uzi umuntu wigeze amayininga, mubwire ngo amazi si yayandi, noneho bashyizeho umunsi ntarengwa wo kuzuza ibyo dusabwa kuzuza. Mu ncamake nibyo bari kuvuga.